So ni wa muhungu wanyu Kayihura nk'ibisanzwe, umuhungu w'abanyarwanda. Ndabakunda cyane. So uyu munsi rero nje kubabwira ko abantu mwadukunze mukadushyigikira, yaba kuri channel twakoreragaho mbere yitwa Kayihura Comedy, yaje kugira ikibazo se twayikomeza. So none ubu ngubu ukaba turi gukoresha channel bita Akana Kayihura TV Show. So ni channel tugiye kujya tubanyurizaho ibintu bya danger, filime, comedy, ibintu byose kabisa tugiye kubatamo buri muntu wese nyine ku ruhande rwe. Then tuzagendera ku byifuzo byanyu bitewe n'ibyo mwadusabye muri comment. Rero mutube hafi, mudushyigikire, mubane natwe mu byo dukora byose. Nimwe tuba tubikorera, tutabafite ntacyo twageraho, then kuko dukorera abantu. So rero ndagira ngo mbabwire ngo mukore subscribe umuntu utarayikora, n'uwayikoze ndamushimira ko yadushyigikiye, kuko inkunga ya mbere ikomeye ni ukudutiza umwanya wanyu. Wareba video wayikunda ukayisharinga, ukatubwira muri comment icyo twahinduramo cyangwa se icyo twongeramo, so tukabasha kumenya uko tubigenza. So rero tuzaba tubafitiye abakinnyi batandukanye, yaba abo muzi ndetse n'abo mutazi bagiye kuzamo bashyashya. So ndagira ngo mbabwire ngo mukomeze mudushyigikire, mutube hafi kabisa, turebe yuko twakora ibintu bya danger. So ndabakunda, nicyo nashaka kubabwira, kugira ngo nongere mbasabe umuntu utarakora subscribe ayikore, mukore share, like and comment, ubundi dukomeze kubana mu bintu byinshi kabisa. Ndabizi nzagerageza